Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 byagarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukorere imwe utsinda ikintu busabwa no kubonera kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe rero, mbere y'uko ureba ino video ujya hasi umukara ndetse ngo subscribe, ukahakanda. Umaze ukahakanda ikintu cyose nkizeho kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba birabibazo bigakunda kuza mu kizame nkunda gupostinga, ugira ahita ubibonera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukanda subscribe mbere y'uko ureba ino video. Ushaka code uratwandikiye cyangwa uduhamagara ni kuri 0789 965 katubwira itariki ushaka, akarere ushaka n'isaha ushaka, tugufasha kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uratwandikira kuri 0789 965 tukagugisha mu buryo bwa online aho waba uri hose mu gihugu. Kubera akazi wenda ukora hari igihe bitagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa se ukaba uri kure, rero tutakwigisha mu buryo bwa online ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko uzakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana iki cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Tegereze neza mwa bino byapa. Ese mwa bino byapa ni iki kiri kukwemera gutambuka mbere y'ibindi binyabiziga? Tegereze neza. N'ubundi hasi nibyo bari kutubaza. Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru? Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Ese ni icyapa B3 gifite umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo, cyangwa ni icyapa A22A gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? N'ubundi hasi nibyo batubajije. Rero tegereze neza bino byapa, uhitemo iso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo icyapa B6 ni kiriya mwakibonye, mbega ngo icyapa A19 ni kino mwakibonye. Witegereze neza se, iravuga ngo icyapa B3 nacyo muri kukibona, ndeka ngo icyapa A22A. Hano urabona iso cy'ukuri cyane cyari kireba mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni icyapa B6. Iyo ukibonye uba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere, kubera ko ni wowe uratambuka mbere. Kubera icyo uratambuka mbere? Murabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo. None mwa kino cyapa cya B6 uri kubona ko iburyo hari mu mweru, ibumoso hari mu mutuku. Muri make abari kujya imbere uri kubona ko bari mu mweru, abari kuza bagusanga bari mu mutuku. Ubwo ni wowe uratambuka mbere. Ndakeka ko usobanukiwe n'impamvu yisemo B6 kugira ngo nikiramuka kije mu kizamura urakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko maze kureba ibi bikurikira. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukagera ahantu ugasanga harafunganye, uba wanyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe mwa bino baduhaye bikurikira. Kureba iki? Aravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru, kareba se abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro. Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda wacu urafunganye cyangwa ni mugari? Sega ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari umunyamaguru umwe cyangwa hari benshi? Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo batubwiye ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ikintu bashatse kuvuga ngo ntabwo ari igiso cy'ukuri,
B ikaba atari iso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ni ukubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ni uko ikintu cyose wareberaho nta na rimwe biba byemewe kuri umuyobozi w'ikinyabiziga watwarira ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Ikintu cyose wagenderaho, ikintu cyose wareberaho nta na rimwe biba byemewe. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 dugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tunaguha imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 katubwira amasaha ubona akunogeye, ubonekaho ku munsi yageze turaboneka tukakwigisha. Uri mu mujyi wa Kigali ho turaza tukakwigisha turi kumwe, umunsi ukurikiyeho ukaba wagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibafashe. Mudafite amafaranga yo kuza ngo tukwigishe cyangwa se ukaba nta mikoro ufite, ukanda subscribe n'ubundi ikintu cyose nshyizeho kiba cyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Rero kanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba yahe matara? Ariho ngo amatara ndanga, mbega ngo amatara ari imbere mu modoka, sega ngo amatara ndangaburumbarare, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Yavuze ngo amatara ndanga ni nko kimwe no kuvuga ngo ibinyoteri atandukanye n'amatara ndangaburumbarare, ntuzajye ubyitiranya. Ese hano muri izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Murabizi hano batubwiye ngo birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Ntibireba amatara ari imbere mu modoka, kuko hari imodoka uzajyamo usanga irimo amatara y'umuhondo, indi nuyijyamo uyisangemo amatara y'icyatsi, indi nuyijyamo ari amatara ari imbere mu modoka, uba wayahindura uko ushaka. Ariko biba bibujijwe gukora andi matara ngo uyabadike ku kinyabiziga cyawe, cyangwa utugarurarumuri ngo wongere ibinyoteri cyangwa utugarurarumuri n'ibindi n'andi matara yose ku kinyabiziga cyawe. Biba bibujijwe, biba bibujijwe, ariko amatara ari imbere mu modoka hayo biba byemewe. Ndakeka ko muzwitamo rero B, ndakeka ko muzwandika ku papuro. Amatara ari imbere mu kinyabiziga uwayagira uko ushaka. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki? Ikibazo cya kane kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi tutanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo n'abandi. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo iso cyanya cyo cyandike ku gapapuro. Arabangwa abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mbega ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Murabizi neza ko akunda uri kwambuka umuhanda, cyane cyane hano mu mujyi, ukabona wenda hari nka jaride mu muhanda mo hagati, ariko hakaba hari nk'ahantu abanyamaguru bahagarara nk'iyo ibinyabiziga bije ari byinshi hariyo uba uhagaze. Rero niho bari kuvuga, niyo mpamvu hano duhisemo A,
abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, hari abo muba muhagaze mu gihe muri kwambukiranya umuhanda nk'iyo haje ibinyabiziga byinshi. ndakeka rero guhitamo A, ndakeka rero kuyandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ubundi ntabwo biriya binyabiziga bigiye mu butumwa biba byagenda bitonze umurongo urenze metero 500. Iyo byaba byatonda umurongo urenze metero 500 babigabanyamo amatsinda. Ese iryo tsinda bagabanyamo riba rigomba kuba bifite bitarengeje ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Ari ngo utarengeje metero 50, mbega ngo utarengeje metero 100, se ngo utarengeje metero 150, ndeka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. ndakeka ko namaze guhitamo A, ndakeka no kuyandika ku gapapuro. Noneho n'umwanya uba uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma, uriya mwanya uba uri hagati nawe ugomba kuba utarengeje ibipimo bya metero 50. ndakeka ko wari wamaze guhitamo A, ndakeka no kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya, nizeye ko urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu ese wowe turi gukosorana kino kizame uri kubona gifitiye ishusho? Icyapa cyacu gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Ese gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aravuga ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe, mbega ngo ntihanyurwa, sega ngo umuhanda udakomeza, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Urabona ko ibyapa ukunda kubibaza, ni ingenzi ko wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, kugira ngo nujye yakwa bino bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa. Iyo ubonye kino cyapa ntabwo wemerewe kujyayo, ariko abariyo uzabona bari kuvayo. Kino rero kikavuga ko hatanyurwa kubera ko abari wowe kiri kureba, ntabwo wemerewe kujyayo, bisobanuye ngo ntihanyurwa, ariko abariyo uzabona bari kuvayo. Gitandukanye na kiriya kivuga ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Cyo kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango gifite. Iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, n'abariyo ntabwo wemerewe kuvayo. Ariko kino cyo iyo ukibonye wowe ntabwo ujyayo, ariko bariyo bo baba bari kuza bagusanga bari kuvayo. Rero kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ni ingenzi ko wareba ari amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa bibuza, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biranga. Iyo video nari bakoreye ikoze neza, yiganjemo na bino bibazo, uramara kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ayahe matara? Ariho ngo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Mbega ngo tugarura muri 2. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, utagarura muri 2. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igiso cy'ukuri, ndetse na B ni igisubizo cya nyacyo. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri, ariko nta manota baraguha. Wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri, ariko nta manota baraguha. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri, ugahitamo C, kuko A ni igiso cy'ukuri na B ni igisubizo cy'ukuri.
ugomba guhitamo inyuguti rero ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya munani, kirabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze bitatu bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'icyo kinyabiziga bikurikirana bishobora kurenga ibipimo bikurikira. Murabizi ntabwo wagenda ufite ibinyabiziga bya rukururana byinshi, ntabwo iyo iba igiye kuba gari ya moshi. Hari ibipimo icyo kinyabiziga cya rukururana cyemerewe kuba kitarenza. Kutarenga ibihe bipimo rero? Ari ngo metero 50, B ngo metero 35, C ngo metero 25, D ikakutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 25. Ntabwo ibyo binyabiziga bikururana nka biriya bitwaye ibyamamazwa biriya bakoreshaga wenda nko mwa biriya bihe turi gutora, ntabwo biba bigomba kuba ari rukururana irenze metero 25, kuko ntabwo iba yabaye gari ya moshi. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwaho imirimo irangira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. N'ayahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhaye. Hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, wenda se nk'ikimodoka cyaguye kirawufunga, cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda, hari imirimo iri gukorwa. Rero ahategetswe kunyurwa hari ikintu kiba kigomba kuhagaragaza. Ese icyo kimenyetso kirangwa n'amabara asate? Araba ngo ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, mbega ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso n'ikirango cy'umukara, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri C bari kutubwira ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari iki rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Aba ari ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Murabizi bakoresha ibyapa bitegeka, kuko nibyo biba gutegeka icyerekezo, bikakwereka icyerekezo gitegetswe kunyurwamo. Rero bino byapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, ariko iyo bakoresheje amabara uhita uvuga ni ubururu, ubuso ni ubururu, n'umweru ibirango aba ari umweru. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ubuso ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko bamaze guhitamo A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kibaza ngo ikitegereze neza. Kirabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Ese biriya byapa biteye ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arangwa ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Mbega ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Se ngo ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ni mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Murabizi kiriya cyapa kiba ari icyapa kiranga. Genda ujye kureba biriya video y'ibyapa byo ku mihanda uramara kuyireba, nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Umuntu warebye iriya video
kino kibazo yahise agikora. Murabizi ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amashusho haba mu buryo bw'amagambo. Ni ingenzi ko rero wajya kureba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo ibibazo byereke ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere kugira ngo berekane ahantu habi cyane? Rero hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga gutambuka aho hantu murushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso hari icyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igiso cya nyacyo kimwe. Aravuga ngo ntacyo gihindura, mbega ngo abo rireba nibo batambuka mbere. Sega ngo abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, mu gihe kuri de bari kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ntacyo gihindura. Ntacyo gihindura buretse kukwereka ko ugomba kuba urushijeho kwitonda. Ntacyo kiba cyahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndakeka ko uzwitamo ndakeka ko uzwiyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Nkwibutsa ko kode ziri koneka waba rose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, uratwandike cyangwa uduhamagara kuri 0789351626 ukaduha amasaha kunogeye uboneka ku munsi. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, ku buryo tuba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsindira. Rero mutwandikiye umuduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo rumoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? Aravuga ngo velomoteri, mbega ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, seka ngo igare, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni de nta giso cy'ukuri kirimo. Ese no kubera iki hano bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo kandi ikindi gihe twari tuzi ko bahitamo B? Nuko hano bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Iyo bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo kuri B bashyiraho ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, twari guhita duhitamo B. Ni ukwitegereza neza ukuntu ikibazo baba bakikubajije ukagikora witonze. Niyo mpamvu ari ingenzi kugira ngo dukosorane kino kizame, ko dukosora turi no kwiga. Niba aka kanya wumvisha itandukaniro riba rihari, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizame ukuntu ko bakibaza kose kitazakunanira. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV, ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe? Aravuga ngo ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Mbega ngo ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. Seka ngo inyuma kandi y'impera y'ubuso y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ibumoso y'ikinyabiziga. Ibumoso ko murabizi no kudepasa bikorerwa ibumoso. Rero ataraba ari gukoresha ariko kubwira ko imbere nta cyago gihari cyangwa se gihari, mubona ko riba riri ibumoso. Hegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga.
ntibizakugore rero nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ayahe matara? Aravuga ngo amatara kamenabihu, mbega ngo amatara yo gusubira inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. Ndakeka ko uramaze guhitamo C. Uri gukosora kino kizamuka ubona hari ikintu kikugoye, urampamagara nkagusobanurira, serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe? Aravuga ngo toni 20, mbega ngo toni 16, sega ngo toni 12, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo toni 10. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Abari toni 12 murabizi toni n'urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Rero hano igisubizo cy'ukuri ni C, toni 12. Ndakeka hano uzitamo rero C, ndakeka no kwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Kwa kundi wereka umuntu akwereka ko agiye kukudepasa ahasigaye kugira ngo umwereke ko wabonye ko ashaka kukudepasa, cyangwa ukamubwira ko wenda imbere hari icyago ukagira itara ukoresha. Ariko ntabwo ari byo bari kuvuga hano, ariko hari itara ukoresha kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho. Yakwereka ko ashaka kudepasa kuko uri kubibona, kugira ngo umwereke ko wabonye ko ashaka kudepasa ugakoresha iyo tara. Ese iryo tara rifite amabara asote? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, retamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Aravuga ngo umuhondo, mbega ngo icyatsi kibisi, seka ngo umweru, D kavuga ngo umutuku. Wowe hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari cye mwabiro bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni B. Iryo tara riba rigomba kuba risa icyatsi kibisi. Ndakeka no uzwitamo rero B, ndakeka no uzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Aravuga ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Sega ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, kuko hari amategeko yihariye hashobora kuba hari nk'ibyapa bikubuza kuhaca. Rero niyo nta kintu gihari kikubuza, nta mategeko yihariye akubuza, nta mategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso ahari, ho uba wahaca. Niyo mpamvu duhisemo C iyo hari amategeko, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ndakeka ko namuzwitamo C, ndakeka ko namuzwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Ahakurikiyeho bavuze umuyobozi, niba ari imodoka, umushoferi, niba ari moto ngo ni umumotari. Rero zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho he? Aravuga ngo mu nsisiro gusa.
mbega ngo hegera inyamaswa zikurura, sega ngo hafi y'amatungo, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ubwo a ikaba atari ikiso cy'ukuri, b ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni d, nta kiso cy'ukuri kirimo. Ariko hari ikizamu uzajya mubone bahisemo a. Ubona ikibazo neza neza kibaza gutya, bahisemo a, ariko hano duhisemo ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese bitandukaniye he? Ubundi zino mburazi muri kazi yemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niba bavuga ngo a mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, b ahegera inyamaswa zikurura, c hafi y'amatungo, d nta kiso cy'ukuri kirimo, uzahitamo a ko zikoreshwa mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ariko niba bavuga mu nsisiro gusa, uzahita uhitamo d ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko usobanukiwe. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kangahe? Hano ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo hejuru y'aka kanunga, mu ndimi z'amahanga mwe mukita ngo ni dodani, hejuru ya dodani, ariko mu kinyarwanda cyiza hejuru y'aka kanunga. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Aravuga ngo nshobora kunyura ku kindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. Mbega ngo nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri. Sega ngo kunyura naho ibumoso birabujijwe. Deka ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. A nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko, na b nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni c, kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, rero hejuru ya dodani ntabwo wemerewe kudepasa, ntabwo wemerewe kunyuranaho. Ndakeka no uzwitamo ikiso cy'ukuri ari cyo c, ndakeka no muzikandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, nizeye ko urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabeshwe uyu munsi kirabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda, ujya iburyo ugaruka ibumoso, uri kugenda uri kuzungazunga. Ndakeka ko muri gusobanukirwa. Aravuga ngo ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ibiri. Mbega ngo ni bibi igihe cyose. Sega ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. Deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Gutwara uzungazunga mu muhanda, ndakeka ko ikiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko ikiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni b, ni bibi igihe cyose uri kugenda uri kuzungazunga. Umuyobozi w'ikinyabiziga yaragiye kudepasiriza ibumoso, uhita uzungazunga umusangayo uramugonga, biba byaguteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Rero aba ari bibi igihe cyose. Ndakeka ko muzwitamo b, ndakeka ko muzikandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, uhita ugikora. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Hari abantu benshi batazi ngo gukanda subscribe, ujya aho hasi hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Nabonye abantu benshi bambwira ngo ibizame biriya bibazo postinga ntabwo nkunda guhita mbibona. Ukanda subscribe aho hasi, ikintu cyose nkizeho ukajya urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788351626 tuyigufashe. Mukeneye kwiga aho waba urose mu gihugu, twandikire kuri 0788351626 tubigufashemo. Ikindi bibazo biri guhunda kugaruka, niba uri hafi gukora ni ingenzi ko wakanda subscribe. Ndabakunda cyane, Imana y'umugisha, mugire ibihe byiza.